niyo nireba kuko ari njyewe ufite ibisubizo mba mbonanye ntari umusazi kabisa. Mba mbona ntari we pe. Ko nyuma biriya nyuma yuko wenda tumaze gushimisha abantu harimo n'ababibabariramo ariko mu bubabare bwabo twebwe ntabwo tuba twabigizeho uruhari, baba bagomba kwihangana nyine, ariko abishimye bo twagiye rero nk'umutiktoka nyine wese ntawe tudapfunda imitwe. Hari ukuntu ukora nk'akantu ukabona umuntu wenda agakunze muri comment akagutuka, sinzi nawe ibyo bagusubije bavuga ati cya kibire ni igisazi. Ariko turadukara ntacyo tuba dutwaye nyine, iyo umuntu akoze iyo content ikarya nta bindi nta ribi. Nuko rero babanteye igikaci bantabura suti cyangwa se icyo twakita nk'ikoti urundi rurimi bararitabura, ariko ndavuga ati nta kundi nyine abigenza utese. Nuko rero umukobwa nawe aremera nyine araza arakina, araza murasarana, turasarana pe. Ubungubu ni ukuvuga ngo turasara tugatanga show tukisararanga tukabyina niko ye. Ibintu byakuva bitangira ubona bigamije kugeza The Ben Empire. Avoid and you pray. Usuhuje kandi nanone nguhaye ikaze ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi, bakunda ibyo dukora. Ngewe nitwa Mr Ben, nkuko tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi nakiriye umukomediye wambaye imyenda ishobora kuba igurirwa mu bihugu utamenya ari ibyahehe, ibihugu bye biratangaje, ariko imyenda yambaye rwose uyibireba ubona ari umukomediye pe, yarabyiyemeje. Ngiye kumuha kano kamikoro rero dutangire tuganire, ambwire amavu n'amagenzo yiyo nyambara kano kamikoro tuvugana. Aka gakoko uri kunshyiraho? Oya ntago ari agakoko nyaboneka, kamikoro ko kugira ngo tubashe kumvikana. Ariko ubundi twumvikanaga. Oya ntago turi kumvikana mu kanya. Hoje havuda agata hasi agata hasi karangiraho ingaruka kakantu. Oya vuga gake gake. Biri kujyamo. Biri kujyamo. Agakoko ko kaba gafite ubwenge. Ndaguma ngacunga. Gacunge neza kataza ndaguma ngacunga. Ze n'ibinyabazo. Okay. Yahumuranye ndaguma ngacunga. Mwega abantu biriya ntago mwamwe ukunze abanyabazungu. Maze gutse mu wanjye. Turaho. Muraho. Njya mvugira hano. Hoya. Itonde nta kibazo uvuga gucya nta kibazo. Gucya twakumva. Kararemereye aka gakoko. Uko mbona n'umutwaro se? Oya ntago ari cyane ariko nta nubwo koroshya aka kantu. Ariko nagusuhuzaga umeze gute? Ndi amahoro. Uri amahoro? Meze neza. Ubu uri amahoro? Meze neza. Meze neza. Amahoro y'Imana ameze neza. Amahoro arimo nta kibazo. Turaho twavuye hirya iriya nta kibazo. Turi no mwihinga ntarebe muri iyi minsi turatangira dutera. Muratera se namwe muratera? Tujya dutera ibishimbo n'ibindi. Ibishimbo barabitera se? Nanga barabibiba. Barabitera bakabibiba. Oya ntabwo ibyo bintu bibiri bihura. Ibishimbo ntago babitera ahubwo barabibiba. Barabibiba. Akantu ariko barabibiba. Akantu ko kakubereye umutwaro beza kugenda. Akantu ntago koroshye. Akantu ndaguma ngacunga. Ariko igihe twavuye ntago ndamenya muri bande. Turi bande urebye bose ni ngombwa ko mbavuga. Oya urinde nako. Nje nitwa Muvugizi Comedian, Muvugizi Comedy. Aba naje nturutse hirya iriya. Ndabitaba rero ndavuga ati ntacyo reka mbitabe. Akantu karega ntacyo karaguma gucya nta kibazo. Gucya nta kibazo. Ntangiye kwimara ubwo. Oya ntaribi ibintu by'abazungu wowe wabyizera wowe. Ndi kubona umuntu turi kumwe nose gutakuganira gute kandi mbona oya ntacyo nyindi kukumva ntaribi. Dore nange ndagafite nta kibazo. Oya wave. Nange ndagafite nawe. Ntangiye gutinyuka. Tinyuka. Hanyuma muvugira abande. Muvugizi Comedian, Muvugizi Comedy ukuntu biba bimeze. Se buri wese ratuvugira buri wese. Mu byiciro bimeze gute cyangwa bigamije gute? Ku muntu uzi gukina filime neza, ku muntu uzi gukina comedy, byo zina nyine usanga byose birimo Muvugizi Comedy hafi aho ngaho. Dutangiye neza. Mu minsi yashize abantu bankurikira babonye akavideo na postinze uri kwitera amakara. Angije nge nanditseho ati dore imvune aba TikTok bavunika. Bira bintu byatangiye ryari? Biriya bintu byatangiye bimaze iminsi. Biriya bintu urebye byatangiye turi muri 2000
ubu turi muri 2025 ndakeka imyaka 5 iri gushira ako ntago babirakunda rero nk'umutiktoka nyine wese ntawe tudapfunda imitwe hari ukuntu ukora nk'akantu ukabona umuntu wenda agakunze muri comment akagutuka sinzi nawe ibyo bagusubije bavuga ati cyaki bire ni igisazi ariko turadukara ntacyo tuba dutwaye nyine iyo umuntu akoze iyo content ikarya nta bindi nta ribi none se yego ndakumva buriya ababifata kuko unge nyibona nabonaga abantu bagushungira bakufata nk'umusazi babifata nk'ubusazi ubabwira iki abantu babifata nk'ubusazi biri ukora bakangiye bakamfata nk'umusazi bitamba umusazi nyine uhitamo umusazi ariko n'ubundi hariya umuntu yabira neza abona byenda gusa nibyo pe kuko hari n'undi muntu wasaze mu rugo arambwira Imana ishimwe yaraje ubundi yitwaje nk'ibintu by'ibiziriko byo kumboha azi ngo nyine nasaze kuko ari babimubwiye nerekeje haruguru ku gasantere none ntashye ageze ku gasantere baramubwira ngo wa muhungu yasaze aramanuka yarazanye amakamba ngira ngo yararindwi niba ari uwo hakaboha n'umutwe ahageze mu rugo asanga niteye cyangwa nyine meze neza ndi no kurya ibishyimbo by'inkaraga tibite ati ni byiza ati runaka ari he ati ndetse timuvugiza ati ni njyewe bone bari bavuze asaza ati Imana ishimwe mbona apfukamye Imana icyubahiro mbona nasaze batubara nyine batubara nk'abasazi wowe bakubona nk'umusazi wowe wibona ute njyewe nyine iyo nireba kuko ari njyewe uba ufite ibisubizo mba mbonanye ntari umusazi kabisa mba mbona ntari we pe kuko nyuma biriya nyuma yuko wenda tumaze gushimisha abantu harimo n'ababibabariramo ariko mu bubabare bwabo twebwe ntabwo tuba twabigizeho uruhari baba bagomba kwihangana nyine ariko abishimye bo twagiye uriya mukobwa nabonye muri gukorana mwahuye ute uriya mukobwa ukuntu twahuye twahoranye mwarahuye mwarahoranye se oya twahuye uriya inkumbishe twahuye uriya arambwiye ngo ngazi gukina namwe tuzi gukina ati njye bajya banyita umusazi hari abanyita umusazi bakanyita gucasha barantuka mana we banyita n'amabyino no kugira nabyemere uziko igitutsi ari bitanu bibaye ngombwa ko nishyuza nafata nk'umufuka hagenda nashyiramo amafaranga mpaka umufuka wanjye wuzuye ibyo nibyo tutsi bamaze kugutuka ni byinshi ibitutsi bantutse ni byinshi ushobora no kwandika wenda nko mu mudugudu w'imuye abantu kandika hasi drone yafotora akajya bagira ngo ni nk'ibintu bateye kandi ari nk'ibitutsi bantutse nambwira ati nawe nimba wemeza gutukwa ukaba wumva ko nta ngaruka ibintu byakugiraho ukaba wumva ko ubikora ubikuye ku mutima nta pfunwe nta biki ibi bintu ukaba wumva nyine mbese ari impano nta mahawe ushaka nta n'iki ari impano yawe uje kunezeza abantu uje kuryohereza abantu uje kwigaragaza nk'uko nanjye nigaragaje nk'umusazi dore ejo bundi bananteye ikintu mo hano kinshanyura ikoti ariko ntaribi umukobwa ati baramfashe icyo kintu abanyamerika bamwe bakora utu tuntu bakita ngo ni kaci bankubise kaci ko kaci bayikubita umuntu wagiye kwambura wari ufite iki tutaraharenga nyine narisararangaga ubundi baba basaze n'ubundi nyine babona ko ari byo nk'isararanga uragataye nyine oya dore ngaka ari ibinyabazungu se wabitaye ubuse karacyari kuvuga ngaciye umutwe mumbabarire we mumbabarire pe mumbabarire ni gutya none ubwo narisanze nk'uko nyine nari nishaka akantu kawe gafashe mu ntoki basi gafate mu ntoki basi ntacyo wenda mu ntoki kanasakuje nakanaga agumacunga kegeza bakavugiramo nibazaga impamvu bagasize hano ku munwa ntugashyire ku maguru wowe kegerezo ku munwa ubwo nuko rero babanteye igikaci bantabura suti cyangwa se icyo twakita nk'ikoti urundi rurimi bararitabura ariko ndavuga ati nta kundi nyine abigenza utese nuko rero umukobwa nawe aremera nyine araza arakina araza murasarana turasarana pe ubungubu ni ukuvuga ngo turasara tugatanga show tukisararanga tukabyina niko ye ibintu byawe kuva bitangira ubona bigamije kugeza ambo funguzo se ukagata sina gatanu ibi bintu mba nkumva ibi bintu urebye kuva twabitangira twatangiye bigoye turakora biranga dushaka n'abadufasha gukora biranga turazenguruka biranga
Ano ndavuga ati ko bisa kose tubaye abasazi pe. Najya nyura no ku rugo rw'umuntu warunyizeye akambwira ati uramenye di Florida yambwiye ko wasaze mvira ku mbuga bati karabaye. Ubwo tuza no kujya ahandi turenga n'uburere turakomeza. Ariko uko mbona byanga byakunda karonda guma ngacunga byanga byakunda uko byari biri cyagiye ugereranyije n'ubu ngubu ubona hari itandukaniro pe. Umusazi arasara akagwa ku ijambo nge ntange ngo mu kanya nari nkwaje byakugejeje ushaka imfunguzo wari kuzishakira iki? Mba numva oya mba numva ko naba nzifite gusa da nubwo nta kintu naba nzishakira ariko numva ko nzifite. Uze ziki nyine z'akavumo. None se niho ibintu ukora niho bimaje kugeza umaje kubona akavumo se basi? Akavumo cyangwa ubasha kwishyura nyiribyondo Landirod tubasha kugabanya urusaku rwa Landirod yagira ngo avuge tukavuga ati enda twagiye mu kazi. Ku makuru mfite yego adaciyeho igihe kinini nyamenye nuko uziranye n'umukomediye bita Ngarambe. Ngarambe mwahuye iki? Ngarambe comedy Ngarambe uriya twarahuye nimwe bwa busazi bwanjye nyine avuga ati ngero nk'umusazi wa karitsiye wo mu byaro reka sare noneho ndenga ibyaro ngende ndagenda binagoye cyane byari bigoye ku buryo nibazaga ati none se ibintu noneho n'ubusazi ahantu uyu mujyi noneho ni musaremo bazankubita cyanda bati karabaye kamikoro kirebesho nkirebesho gutya bugucya bati noneho karabaye da sinzi ukuntu nyine nicaraga ariko nari ntarabikora kuko muri izo karitsiye nawe ati umusazi arasara agatinya nyine noneho umusazi wo mu cyaro nawe yasariraga mu cyaro atinya umujyi nkicara ariko ubwo ngubwo sinzi ukuntu twaje kuba twahuza nange ndaza ndashungera mbona nawe arimo arabyina noneho yarandenzeho yarasaze ati Imana ati shimwa pe tuzi ko nkuye mu rumukaba ujugunye mu nyanja ati mbonye abasazi bagenzi bagenda byajya bipfa kuruta tuba turambikanye rero sasa duhera ubwo dukururana ubu ngubu noneho ndakeka nyine twarahuye turahuza ubwo busazi bwanjye wenda agerageza kungira inama nyinshi zifatika pe ku buryo n'aka kanya nyine yumbaje ati Ngarambe bita numva ko inyuma yanjye ari umuntu nyine uri kunsunikira mu busazi neza cyane. Urumva ibyo ari kugira kuva yatangira kubikugira hari icyo bigufasha cyangwa urukwana n'ubundi ari kukosha mu busazi? Ambo ibi bintu rero nyine ntabwo wenda ntabwo mfite iyo modoka cyangwa se ibyo bintu ntabwo ndimwe ababandi barya inkoko ugasanga bari kuyipostinga ntabwo urajya ku kigero cyo kurya inkoko shawe cyo kurya inkoko ntoza bari kureba iyi video nutagira n'akantu mabasi ujye muri comment ibaze kuba ndi icyamamare nkaba ntarya inkoko shawe ntuza we wambabariye kuko ntuza wambabariye kazarya inkoko uburanzarya inkoko babarira uburanzarya inkoko babarira ntuza niba utampa n'ibyo bibiri basi cya bitanu ntuza mbabarira n'ukuri ujye muri comment basi wandike ngo urayikuye ntuza mbabarira n'ukuri inkokosha nyine nubwo wenda ntabona ubushobozi bwo kuyirya ariko mbona ko icyo gihe ukuntu natanye ndi ku muforowazi umwe paka mbona ko hari ahantu ndi kuva naho njya kuko hari n'ibyo nkora nyine nkamubaza ibi bintu birancanze tubusazi bwanjye burabanye gahita nagamo agafu tudayimoni tudakora gahita nagamo agafu gahita mbaduka noneho bisobanuye ko Ngarambe ari umupfumu gupfumurira ni nkawe mutwe w'uruyuzi rwanjye kabisa. Iyo tuganira n'abantu benshi dukunda kuganira bazi ibintu bitatu bitewe na segiteri urimo. Buretse gatoya segiteri ntago ari umurenge cyangwa komine twakundi babivugaga kera navugaga bitewe n'icyiciro urimo baganiraga numvaga ngo bitewe n'ikote ntari bitewe n'ikote wambaye ikirenge uhagazemo kano kanya nicyo nakubwiramo utantaribi. Yego uri umukomediye ndiwe buri muntu wese ujya kujya mu bintu aba afite ahantu buretse kwifora buretse aba afite umuntu yitegererezaho n'uwagenderaho. Mu Rwanda ninde ukwesipira mu bakomediye inde wundi se nyine usibye ko nyine nakubwiye ko ari Ngarambe nibuze umva n'abandi ndabaza ariko ni Ngarambe nyine wavuze ko ari inde wenda umpa courage niwe
niwe kuko ni nawe muntu wenda nshobora kubwira ati bimeze gutya birapfa gutya akamfasha gutya akahita kubita gutya nkamubwira ati byanze agahita bigira bigakunda nkamubwira ati biri kuzamuka akirukanka akabifata akabitangatanga bikagaruka mu murongo. Sobanuye ko wigize ya mpano wavuze ko atazi Bruce Melody kuko ntacyo yamufashije. Nawe wihakanye Nsabi, wihakana Mitsutsu, wihakana Kiramani, wihakana Nyagiso, abo bose urabihakana. Ahubwo uvuze Nyagiso, ejo bundi rero nafashe phone ndavuga ati reka nanjye mbe nkora urugoma, ariko umunsi ntabwo nari nagiye mu murima, nuko ndaje nyine njya kuri live ya kuri live ya Nyagiso, nandika ngo hari utuntu twateye two kwiyandikishwa ngo hayi, umukobwa akandika hayi n'umusore ngo hayi, nyandika ngo hayi, nashyize muri request Nyagiso pa mu bisheke yarampubuye, nisanga none navuye ndibazi hayi nibiteye, none urabunyibukije bustumye none urubutse niko egera hano kuva muri kamera arige murabakure kabisa, ntago tujya tubikoresha pe. Nuko nose live warugiye gushaka hehe nyine hari ukuntu utaramirayo gatoya ukaba wisurutsa, hari ubwo wenda ubonamo n'aba friends cyangwa se aba followers live bikora neza iyo ufite umwanya, ariko simvuze ngo uzabikora udafite umwanya. Ibi bintu bya comedy mwa abantu mwe nimba nabari kundeba, nimba nta mpano bireke mbabari bireke papa bireke ibi bintu nimba bumva kutabaza amagambo nk'ayo uyu mugabo wigira umunyamakuru mbabari bireke sibyawe ndafasha guki akantu shizemo akantu uri kurambikamo ntago kari keza, wowe vuga zawo kandika ntago kari keza gute se wowe ubundi uri mu bantu bambaje amagambo nka buri cyo mvuga. Urabaza tugiye gukora challenge yo kubaza ikibazo wowe uransubiza. Uramutse uri kwirukanka abantu bari kukwirukaho ugahungira mu nzu ugasangamo intare yishwe n'inzara, yego, hanyuma kugira wamaje kwikingiramo kandi abantu bari hanze bashaka kugira nabi kugira ngo ucike iyo ntare wabigenza yancike iyo ntare nabigenza byari bitatu ariko mbarije kimwe. Ni ikibazo kimwe nyenda namaje kubaza kimwe maze kubaza kimwe gisubize utarasubiza gisubize. Abantu bari hanze bari kukwiruka bashaka kugira nabi, jya mu nzu uhungiye mu nzu none ushanzemo intare yishwe n'inzara, hanyuma kandi yanamaze gufunga kandi wamaje gufunga kugira ngo ucike iyo ntare bizagenda gute? Kugira ngo ncike iyo ntare papa nanjye byansaba kuba indi kabisa, byansaba kuba intare inshuro nyinshi ngahita nyishwanyaguza. None se hanze ninjyaho abantu barenze babiri baranyica, kandi sanze ntari imwe mu nzu nayirya niba ari n'umuntu uri kundeba nawe ujye muri comment niba utayirya sha mama burese. Ayo ni amagambo y'abakomediye kuko ntabwo wayishobora. Hanyuma ikibazo cya kabiri kugira ngo ncike iyo ntare papa nanjye byansaba kuba indi kabisa, byansaba kuba intare inshuro nyinshi ngahita nyishwanyaguza. None se hanze ninjyaho abantu barenze babiri baranyica, kandi sanze ntari imwe mu nzu nayirya niba ari n'umuntu uri kundeba nawe ujye muri comment niba utayirya sha mama burese. Ayo ni amagambo y'abakomediye kuko ntabwo wayishobora. Hanyuma ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri ahubwo buretse gato uzi ntare nibuka imbwa zarayizimokera ku kavumo nabyuka saa 3 rikeye wishyura nawe ati mana ati aka kavumo gaturanye n'imbwa yasize ukuru zagendaga zihageze zireba ahantu umusazi mwene wawe ntibazabuze ati ahantu ari kuruka uruntu papa ziramuka nari mfite job ya saa moya byabaye ngombwa ko mbyuka saa 3 ati reka none iyo ntare ariko nayishwanyaguza da ntare. Ikibazo cya kabiri barabisubiza muri comment ndabizi cyane. Ikibazo cya kabiri wirukankiye mu nzu urumva irimo abantu 37 urumva hagasohokamo abantu babiri mu nzu hasigaramo abantu bangahe? 30. Wirukankiye mu nzu hanyuma usanzemo abantu 37 hasotsemo abantu babiri mu nzu hasigamo abantu bangahe? Babiri. Ubwo najyana nabo mu nzu hagasigaramwe abantu 34. Nawe nahita nisohokera mwe batangira gusohoka njye nkagumamo. Ntabwo nagumamo nakinjira mu nzu nakubwiye winjiye mu nzu urangije kwinjira mu nzu usanga abantu 37 muri 37 hanyuma hasohokamo abantu babiri mu nzu hasigayemo abantu bangahe? Iyo nzu ishobora ari nta mutekano naye nakisohokera. Nawe wasohotse ubwo mu nzu hasigaramo abantu bangahe? 34 kandi 37
ubwo hasotsemo babiri ubwo ngubwo se urumva imibare yumvikana. Wowe se wari uwakangahe? Mbo icyo nacyo cyagucanze. Bibiliya urayizi? Bibiliya ndayizi. Umuntu witwa Salomo uramuzi? Ndamuzi cyane ahubwo. Yari afite abagore bangahe? Ni igihumbi, reka kubyumvikana nta kibazo. Abagore igihumbi. Umugore wa 377 witwaga nde? Ariko bose se ari muri Bibiliya? Njye nakubazaga ariko kandi tuzi ko afite abagore igihumbi nakubazaga. Ayada ntabo nzabo ngabo. Abagore igihumbi ahubwo misena naseka. Umugabo ugira abagore igihumbi. Oya ongera ukora agakote turebe. Hano handitse gute? Ahantu haranditse ngo umuvugizi comedy. Aka karango kari hejuru kano na ka TikTok. Umuvugizi wari wahishe projet. Hano wahishe mara. Rega mba mpora na kantu kakabeho ntabwo uri kumva ko ni no kujya hano se muri comedy naho habamo uburaya se nkorora ko ari indi minisitiri w'ubuzima yavuze ko agakingo akaje bagiye kuza batera agashinge. Bizaterwa erega twebwe mu cyaro dutuye harakonje. Niba ngombwa ko akadutera tuzakemera. Ese ko nduzi uvuga ko hakonje ko tukaba warariciye ubwo birinda imbeho gute? Biragoye. Ngo muri iyi minsi njyama Kizimbabwe njyama ngaramye kubewe nono mpuza. Yari sigari yaho. Mana we. Ubwo nanjye buzakira nzanyuramo bambure. Bo twaganiriye bimwe mu bintu byinshi. Urumva? Reka tubeseke. Twagiye. Wowe buri muntu wese ukora afite n'ikintu agamije kugeraho. Uza kuri no mihanda ukayirirwa ukisararanga abantu bakakubona nk'umusazi. Kubera ko rimwe mu bantu banabibamo ntago bazi ngo bikora gute bibyara gute, cyane cyane ku ba content creator baba mu cyaro cyangwa banakorera mu byaro. Kubera ko rimwe na rimwe nyine ababareba ntago babazi cyane cyane umuntu ukubona uri gushutinga. Buriya abatureba kuri social media aho rimwe na rimwe abandi barabizi ko birimo amafaranga cyangwa byanagutunga kuko bitunze abantu benshi. Ariko abakureba uri gushutinga hahandi utuye muri quartier babona warasaze. Wowe ibyo urabyirengagiza unabijya ku ruhande wanga gucika intege. Sibyo? Hanyuma mu kwanga gucika intege kwabyo rero urifuza iki? Ugamije iki? Mbo sawa reka nze ngusubize. Ariko aka kantu kuva wambaza aka kantu warumbajije aka kanya usubiye inyuma mu masegonda nka 30 aka kantu uze kugakata uka-uploading ukwako. Abo bantu rero sasa bo mu cyaro ariko bisaba umutima ukomeye. Bisaba umutima ukomeye kubona arakuriye ahantu karitsiye. Isuka ntiwayishoboye. Ishuri ryo waryanze ukivuka. Papa biragoye ndagaso. Noneho ugeze no kuri level yuko umuturanye atakwitabaza ngo ngwino uterure hano igitebo cy'ifumbire y'ibishingwe njyanire mu murimo kwa kabona kuri umusitari. Bigoye pe, bisaba umutima ukomeye. No kurya bisaba kwizikanda ngaho. Oya aho ngaho ntago icyo twakirirwa tukigarukaho nyine kurya no subize se. Ariko ako kanya nawe none nimba warasariye mu busazi. Nshuti yanjye nkuko ibintu harubimbajije uremera ugasara, ariko twebwe tuba dufite nyine abantu bari hejuru kandi nawe ushobora kububizi ntago ari ushobora ahubwo nawe urabizi. Ibi bintu bikoze neza biragabura. Ahubwo ibi bintu bituvuna mu ntangiriro z'ukuntu tubitangira kubikora. Ibi bintu hari abantu benshi ari kundeba mutagira akazi, ihangane nanjye nacakwa ntako ngira, ariko mbaye ntanakagira sinakubwiza ukuri nyako. Ariko ihangane nicyo kintu nkubwiye cy'ukuri. Ihangane ibi bintu nimba ubikora utagira akazi ukaba ufite impano uzitwa igisambo nkuko nkitwa, witwa umusazi nkuko mwitwa. Uko ibi bintu nimba bigusaba gukina biragusaba data, bigusaba ibiki kwa ka gasozi dutuye nyine. Niyo mpamvu aguma kutubona nk'abasazi nk'abasazi pe. Cyo bundi nigirire gucya mpamagara umuhungu ubwo numvaga ameze nabi mu kavumo. Atari kuri umuhungu uko bisa kose twarahure kuri izi mbuga uko bisa kose uyu nguyu ndamuganiriza nubwo atayangabira ariko basangurize bibiri. Mbo nuko akavura kari kugwa kakano ntago kari bwangirike. Uvuga nta kibazo agatinya. Nuko ndamubwira ati umusore ndamuganiriza natana yampa burundu arayanguriza bibiri. Na ubwo nari namaze kubikora neza nka professeur ndavuga ati ngiye kama mbaya
ngiye muvugiza ati ndamwumvisha, ati ngenda mwumvisha cyane, ngira n'amanigange ari aho ngaho, ndababwira ati ndamwumvisha byarangiye, agire ufata akantu duhahira amaso imbukire kuri botike. Nkimara kwikubita ku muhungu ati runaka ngayiwe ngomana ngo muganga ngo rekere uwo umuti ngo ndekere uwo muganga. Bine ese ati ubuzima ntabwo bworoshye. ahita kumusha ari ku gitanda, muganga ari gushaka serum, namugese ubundi nanjye ntabwo yari buncike pe, niba ari nta nayo yari afite fone yari kwigurisha akaba yatira agashyamo simukadi akanyuhereza, anyumvisha ukuntu muganga uwo mutirekera uwo wavanze myinshi arimo serum, nuko turi kubivuga tubiseka, ibyo bintu niko bihari. Byarabaye ufite abafollowers 20,000 100,000 ariko ntamutekereze ko igifu kiri kugusya inzara imeze nabi. Ufite n'abafana, ufite abafana bari muri comment bari bandika turadukorera dusetsa, ariko igifu kiri kugusya. Bitanakuyeho ko ubuzima rimwe na rimwe abastari babayeho gusa nyine budahuye nubwo twebwe tubona ku mihanda. Umuntu abakubona uri hariya uri kutwika umeze neza, ariko ntamenye ko uri igifu kiri kugusya. Ubu icyo basaba ni iki rero abantu bawe babandi bawukurikira bakuzi nka muvugizi, uzanabavugira nunarimba nujya no mu kuzimu zabavugira kuko mu ijuru ho bizahorana. Hanyuma oya pe tugatarutse, hanyuma oya pe ntubona ngiye muri iyi minsi sigaye ndi n'umwana mwiza, ntuza ndi gushaka ijuru kurusha uko nshaka amafaranga. Nyine amafaranga ari kuza imbere ngashaka ijuru nyine, ariko birabangikanye amafaranga ushaka ijuru ndi gushaka byose ariko ari bibi. Wowe nakubwiye wowe uzabavugira no mu kuzimu zabavugira nta kibazo, no mu ijuru nta arakana bakristo bajya ngo muri dukora. Oya ntuza banzureke ntuza, hari abantu b'abakristo bajya bavuga ngo murimo dukora ku isi tuzawukomeza mu ijuru, bako kantu bakakaririmba. Ubwo nkeka ko ninjya mu ijuru uzasaragayo mwisi karafashwe, n'abasazi babayo nta bibazo bibayo mu ijuru, habaye abantu baraseka nzahindura content ngesetse. Ushobora no gusanga bahora barakaye kuko n'ubundi nta gishimisha ntacyo babonye. Hanyuma nakubazaga niki wowe ubasaba? Ikintu nsaba abafana banjye dore ngiki ikintu wenda nasaba umufana, hari umufana ugukunda ariko kabona nyine wapi nta kamomo nta kintu yagufasha ntacyo pe, usibye kukureba nta nakurayikinga nta nagukorera ibiki. Biragoye ko umuntu yakora video wenda reka duhere kuri views 1000 ikagira views 1000 ukaba utabonamo like 200 ukareba comment ugasanga nebyiri. Iyo umuntu wakubwiye ngo wambwawe ukamusubiza ngo thank you, ubwo ni imwe waramusubije ubwo zigahita zibe ebyiri. Bitamwe ati ibintu byo man, video wayikoze wihirinze. Ejo bundi mperuka gukora video, usibye ko hano ntabibereka, kamerama washobora kuhareba nimba hareba bereke, dore nakoze video uri kuhareba neza, dore hano guki nakoze video ndasimbuka pe, simbutse ndanakomereka ariko ndihangana. Ariko abantu nyine abafana banjye ikintu ubundi mbasaba nyabuna ako kavido nimba kagezeho nkandera iki wabiki. Iyo video urayireba ugaseka no kugasaraba urayireba ugaseka ndabizi uyisharinze inshuti zawe 5 ubundi mudakora share yaba ari kuri nge cyangwa se no kundi yaba ari no kuri bini cyangwa no kundi muntu bitambona ko ibyiza mu byihererana. Iyo udakora share uburya wenyine ntabwo usangiza abandi ibyo bintu rimwe na rimwe, ahubwo iki kintu cyuri kuvuga iyo kijyaho ku ruhande ujya gusanga kinaba no ku nshuti zacu abandi bumva ko tugendana ni nabo barakubwira ati ibintu ukora ntari bimeze neza support kora ikiganiro zo kureba gifite comment 3 kandi batuherereje abantu 40. Washarinze nta kutagize wihirinze wenda umwanya wafashemo pause tuvuge wenda wari uri mu kazi birumvikana gasanzwe ugiye muri pause urakoresha isaha bitewe n'ikintu ukora ntago nabimenye. Uravuga ati sawa nibampa icyo kurya aho ngaho urakubise mu minota 15 maze kurya minota 45 yose ugiye kuyimara usharinga usuhuza inshuti wajya kureba ibaze iboro n'ukuntu iri kuvunana ntabwo uri kundeba ntuza wajya kure ugasanga ifite comment imwe wambwawe ngasubiza ngo thank you. Abantu yes we kandi none gitangaje umuntu akujyanga nitambukira ko ayandika comment guca intege kubwira ko ntacyo bizakumarira. Ariko hari umuntu wanciye intege
nabwo ndavuga ati usanga ntazugira zo gucika nambwa ati sawa rero wowe unciye intege nta ribi ibi bintu rero unciye intege nicyo kibazo ati ariko buriya wari kuzinca ntarabitangira ati kuko ubu nabyiyemeje usibye nawe mbwiye utugambo tw'amabwa n'abatwisimbwa nta twaranumye yo wapi aranyise ngo ikigoryi nambwa ati wapi tutwo ngutwo batutwise usanga uri na ndawati we byihorere azi kwitegereza akora bisubiramo mbo ndagushimiye rero niba ari icyo wasabaga cyangwa icyo wifuzaga cyarangiye mbo ntago byarangira ntago byarangira hako nta ribi namwe murakoze gushima gusa nyine nyabona abantu bareba ibi bintu ntoza biratuvuna pe biratuvuna tugakomereka biratuvuna bakatuvuga ubwo rero iyo batuvuze abo kwivuka wenda bashobora kutuvuga nabi uraho ngaho ari kukareba njye natungwe no kureba je ibintu ndi kubwa ntago ndi kukubeshya mbona umuntu aranyandikiye ariko ari umuhinde ariko yandika ururimi ntashobora gusoma mbona aranyandikiye ndabati wapi nuko mbanegereye niganje yizira ambwa twebwe mu bintu twiga ntago abamwe igihinde ati naye nk'umukobwa yereka mite mukubita hayi yarongera andika ibindi ndandika ngo thank you so much sharabati ndagufata muzungu none nyuma radusoza mu bigaro ndi kwandika ngo give me money ndavuga ati ariko nubwo umuzungu atamaye zimani rebye mbona nkoreye ku gatima mbona aranamforowize pe nanjye namukoreye back ariko navuga ati niba umuntu wanga atabireba ibi bintu bikagera mu Buhinde bikajya no muri Amerika n'ahandi ntacyo umuntu natabireba base aho kugira ngo ajye aguma aca umuntu intege ibiki n'ibiki mubeshye mubwire ngo shango urarenze cyangwa se ati wagerageje wenda umubeshye ariko tubayeho mu buzima bw'ikinyoma ntacyo ambeshye ariko turenzeho scrolling yigendera oya agari ngombwa kugenda akantu ko kugenda ufite gutaruka ugasanga indi video windi muntu wanga cyane ukongera ugasanga indi video yanjye hejuru ubundi aharenza ajyaye yakoze ku gatima byaba byiza akayireba akayirangiza ufite kuba ntangiye nabi nyuma bigasoza neza cyase nkaba ntangiye neza nyuma bigasoza nabi none ugahita uvuga ati igitangaje nakubwira se utaruzi waruzi ko ejo bundi nigafatwa neza azongera gusubiramo amagambo kuko baraza birirwa baguhamagara agasimba kiyegereza nongere musubiremo waruzi ko ejo bundi nigafatwa n'abatakuvugishaga baraza bakuvugisha kandi bakwishakiye ahubwo hari abakuvugisha ubu ngubu muzaba banzi kubera ko bazavuga ko kwa kutazaba ukibona umwanya bazavuga ko wihenuye cyangwa byanze umwanya ntabwo ntago mbizi ariko wenda umuntu uzampamagara hari ukuntu wenda uhamagara umuntu muri inshuti sawa yo ni inshuti nabwo nampamagara ndi mu kazi zambwira ati uretse gato ndahuze kuko buri muntu wese aragira umwanya wo kugira uko bitangira tukangana utangira uvuga ko uhuze bikaza kurangira oya we nazamusubiza noneho nyuma y'ibyo ngibyo umva we oya nareke imari reka byihorere wereke imari zacu uragira ngo zitibukane we nkureba mubi cyane guturuka China peti shyiraho twakomeje nuko ubwo ngubwo rero uwo muntu rwose ntabwo namwihenura ariko umuntu we utari kumenya ubu ngubu ubundi nibwo mba nkeneye abantu muri hehe abantu muze shamuza we wambore ko kaza ntuza ari amakara uyakura mu mashyiga ngaye ya makara yiwe amakara abonye nakoresheje ari amakara naye nayaguze naguriye nyine abantu barayanzanira nange ntago nziyo bari bayakuye biko bivuna kongera ukayamena buriya ugiye kurongera ukagura neza iyo nyine buramba nayamenye ababaye expired na duke dusigaye ntago natugishyira muri gero yanjye urumva aba nyine ni hato turabizi ko amasafuriya turara hejuru bayisegura noneho nyuma y'uko rero ibyo ngibyo bikoresheje n'ejo uzakenera ibindi hari abantu barebye video yanjye mva nk'iriya nkagwa mu muhanda bakavuga ati shayo mutipa arabeshya ngine editing yo mu Buhinde wari ahantu ngabagwe ngo ni kuri matera ntambwe ati nyiruka kamavi yakobotse nabiberetse ubwo nuko wanguva nko mu birometero ukaza ubwo nimba ari akantu ugiye kuvuga ngakira ukabuguye hasi turavunika pe baba following nyabone mu following ntungere wibutse TikTok yawe yitwa gute TikTok yanjye yitwa Muvugizi Comedy nanjye ubwanya niko nitwa ubu ngubu naye natumiwe kwa Mr B ni Binex Mr Binex ufite izina rigora ntago neze ku mu Mr Binex rero niwe wari wantumiye dore ngiyi
TikTok yacu ni Muvugizi Comedy, ntuza ukankorera ku gasaraba, ntuza waba iki koko no ku gatima muri comment ngo nabikoze cyangwa kandikamo ngo move birahagije ugasharinga, waba iki gusharinga ko nta n'umuntu utabigusaba, nababaje sha ko nta muntu utabigusaba, nta muntu utabigusaba, yego sha ukandi kandi wakoze this navunitse avuta gace wagahanyura aka kantu ntangiye nkagusubiza ukasubiza aricyo bitwaye se aka kantu njya mbona mu mujyi bakanikisha imyenda hoyi utagaca ntago bakanikisha imyenda kari kajyaga ku myenda ariko ntago bakanikisha imyenda nakoze rero Imana ibaha umugisha nuko ngiye urashaka kugenda gute kukanyambuye none ubigende gute ejo bundi nagiye ruguru iriya mu mujyi nyine bangurira nyine n'ibiryo birimo n'inyama noneho bamaze kurya nyenda avuga ati naye ndahaza ati nta kibazo ibi byawe bicyuri ubu numvaga kaka kantu ndi bugatsindire none wese turangiza ikiganiro ukagacyura yewe wahombye pe wahombye ntabwo ari kugacyura nakandi ufite tubiri mpaka mute ntabwo wakakora ari kamwe konyine tume twose hoye narese gutaha umugenzi wawe twazakoresha iki mugenzi wawe ntago mbizi ariko akantu ko kambabaje numvaga ndi bugacyure impamvu isura akakiganiro bafana oya ntago ndakaye bafana bacu nibyo nanjye kwabwira ntago ndakaye dore ngutu twadusimba ntago ndakaye tutuna ko waza no kutwirukankana okay ntago ndakaye rero ni mu dufollowing ni ariko nanya nkunda gusura TikTok zawe mbona utwika ari ikintu cy'igifoto kiri hejuru kimeze nk'ikiboro nabonye ndi mu mujyi hariya Kigali kiri ahantu bacuruza ibintu ndashaka kuvuga ari abantu bacuruza ibintu ndashaka kuvuga ariko cyari kiri mu nzu nyine ya danje mbona kimeze gutya ubwo nasuye TikTok nawe mbona hari ikintu cy'igifoto ndabatereka iyi foto reka nyihorere nje munsi y'iyo foto ndagura ku bintu biri mu ifoto ndareba paka nukuri bafana bacu rero turayitwika no muhanda n'ubundi biri kugira pe ahubwo bari kugira nibagire tugire bitaragira nibagire rero iri kote bafana bacu ndashaka kurihindura ejo bundi umuntu yaketse ko ndi umusazi reba ibintu yankoreye yaramfashe araritaburana nawe babwiye mwihangane rero ikote turihindure mwihangane mu flowing nukuri nanjye nk'umuntu nabonye uri umusazi ngahibaze none ahubwo bizarangira mbaye umusazi mu karere niba batazapakira ariko ejo bundi nawe naritekereje batekereje ubona uri umusazi kwa mugabo ko mfite ikibazo muri karetse ko nshaka gutabwije kuko unsezerera ese impamvu uri gushaka gukurura ikiganiro nuko ushaka kugera mu rugo bwije urabona natwe hari umuntu waterera udushimbo two kuze urabona natramira ntabwo twari udushimbo dufitanye rwa serera nizere ko batabyumvise ntabwo wabyumva narangira uti ndabura byagenze gute hariya muri kamera ntabwo biri buze ndabizi ko utakumvika kandi dufitanye rwa serera na Randirod batiro Randirod wowe nijoro bagiye kurara irondo ati ngenda aje nkwereke nkamuvugiza ko bitewe nuko ntamuvugira we nabonye arenze ni igisare ati ngewe ndajya gucunga ku manwa udahari nakuhari nigendere nijoro udahari ninjire mu nzu yabaye ndabati ubu ndihiringa nyuma nka saa 12 bitanye nafata icyango cyanye nimanukire nambaza nitunahawura umbwati ngiye mvuye mu giyobo uretse ndananiwe igitangaje Randirod wawe ni barayirondo ubwo urari iki ijoro oya genda ryamanisha shawe byagoranye kabisa hano wakoze cyane Imana igumugisha sawa namwe mwakoze kabisa ciao